ba pastor bazaga iwacu gusura bakuru banje ngabirukana ngaja kuzana inzoga kugira ngo nyimene mu nzu batuvire mu rugo kunsengera byo ntabwo jewe no kumbwiriza ntabwo byari kuzashoboka ariko Yesu iyo abishatse burya abantu bakomeze basenge iyo umuntu yakunaniye ukamubwiriza akanga turabasuje kandi tubahaye ikaze muri studio zacu nkuko mubizi rero kandi nkuko mubibona ntago ndi njyenyine ndi kumwe n'umupapa umukozi w'Imana agiye kutuganirira so ndabakumbuje cyane rero kugira ngo mubane natwe mwumve ubuhamya bwiza bugira ahantu bukura umuntu naho umugeze reka atangire atwibwira. Murakoze cyane nitwa Abimana Augustin ubundi rindi zina bakunda kunyita banyita CPGL iryo zina bamenyeye banurutse ariya no Gisenyi muri Rubavu mu murenge wa Gisenyi akagari k'Umuganda umudugudu w'Umuganda hanyuma ngaba ndumuvuga butumwa bwiza ngaba ndumukozi w'Imana Yesu yamvanye kure uko ijambo ry'Imana rivuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe ugenda uhamye mu bandi ibyo yagukoreye tumva ari cyo ngicyo cyatugejeje aha murakoze. Yego tutarakomeza iryo zina rya CPGL ryaje rite waryizwe gute? Izina rya CPGL icyambere nuko ndavukiye mu Rwanda navukiye Gatanga iriya muri Kongo ngeze mu Rwanda noneho batangira kunyita Zayirwa icyo gihe yabagaho twasanze ari ubumwe bw'abazayirwa mu gihe mu butu yayoboraga hanyuma u Rwanda Zaire n'u Burundi barakoranaga cyane hanyuma bakaba barabafite hariya ibiro bitwa CPGL rero ntabwo ari kubera ko nakozemo ahubwo ari abantu mu icyo gihe cyacu abantu benshi bagiraga ibintu bapfusha ubusa by'ubugoryi bakagira amafaranga ko CPGL yagiraga abakozi bahembwaga menshi muri iki gihugu n'umujardinier yarushaga agronome wa leta amafaranga none rero ngatwe twapfushaga amafaranga ubusa tukaja mu kabari tukagenda bakayanywera bavuga ngo turi gukoresha amafaranga abakozi ba CPGL ndetse hariho n'abandi babitaga bakabuga Felician gufere kabuga yari umukire abandi bakabita ba Majambere Sirasi abandi bakabita abantu Vorishi nanjye nibwo banyitaga CPGL kubera gupfusha amafaranga ubusa no kwandarika amafaranga mu tubari kandi icyo gihe nabwo barinyise mfite n'amavunja bisa nabi kubera ko nagindo amafaranga nayamazaga mu kabari babona ndi gusengera cyane bakavuga ati ni CPGL call diplomat ariko rero ngeze muri Kristo kubera ko niryo zina abantu bari bamaze kumenyera ndeba kurivaho birananiranye nshaka kurivaho bikanga abantu bakomeza kurinyita nza gutekereza neza yuko niba icyo gihe bitaga CPGL kubera ko ari Zaire u Rwanda n'u Burundi ari ubutatu bwabo noneho naguye muri CPGL yindi ya data n'umwana n'umwuka we nuko ndeyemera gutya ribaho rifata gutyo kandi nibura ntacyo rintwaye ni izina ryamamaye kandi ndiboneraga n'umugisha kuko ntago washaka ngo mbure ugeze mu mujyi. Yego wari ubikomojeho kuntu bakwise CPGL kubera gusengera cyane komeza utuganirire ku rugendo rwawe byagenze bite kugira ngo wisangure umuvuga butumwa bwiza nkuko wabivuze. Icyo gihe sibye nibyo nanyoye icyo gihe nabanje kwiga narize sinarangiza amashuri ibyo bintu nkunda kugira nama bano banyeshuri bari kwiga abasore n'abakobwa bari mu bigo by'amashuri buri mu bigo by'amashuri harimo abana bafite ingeso harimo amakipe menshi mabi njyewe rero mu kigo nizemo nahuye n'ikipe mbi inywa itabi inywa urumogi ibyo rero nibyo byatumye rero ishuri ryanjye ripfapfana byapfapfanye rero mitangera mu Rwanda nkomereza ko nja ahubwo ngo nje gukomeza ishuri famille gushaka nje mu ishuri njye nahise nkomereza ko nja mu cyokezo
umuntu wavuye muri Zaire rero numvishije akanyamahano kari guhumura naho ni ku kabari ngezeyo nja mu cyokezo batangira kuma gutunyama mba mu cyokezo nangira gukora mu cyokezo ariko kubera ko nari ndi umutekinisiye zituntu twinshi nazigarukiye muri deuxième technique nahise mfata byo cyokezo nanjye mitamenya kotsa brochette buranzi kotsa brochette notsa brochette notsa inkoko kugeza igihe uwo ngo nyireka uwo ngo nafashaga wari mucoma aho ngaho aza gukora amakosa baramwirukana sigara aho ngaho ishuri ryanjye ripfira aho ngaho ku kabari mba aho ngaho ku kabari mucoma niho napfiriye rero niho natangiye gupfa nabi nangira kunywa urwagwa inzoga zose ndazaduka icyo gihe nanyweye inzoga kugeza igihe birananirana naho ngaho ndabireka mu mujyi rero nangira kuza kuzishaka naho bazenze nangira no kwikorera inzoga bigera igihe noneho kugira ngo nshobore gusomaho biransaba kujya aho bazenga inzarwa nkajya kuzikorera ku mutwe ubu rero uko nagendaga ndi kugenda ibiyobyabwenge kuko ni ibiyobyabwenge wabyise iryo zina ntabwo yabeshe bigenda biri kuyobya ubwenge niko byagezegiye binyibagiza no gukaraba bimvana no kumesa kubera gukunda ibiyobyabwenge bituma noneho icyo gihe nari maze kunywa urumogi inzoga z'inzarwa ibintu byose ndanywa ndayirimbira mu mujyi wa Gisenyi muyirimbiri uno w'ikirara nangwa na mayibobo ari ikirara ubonaga kimeze nk'ikirimarima noneho mba mu ubwo buryo ngaza ndagenda mu mujyi nkikorera inzoga ku manywa abantu bose bakambona ku buryo nari umuntu usuzuguritse ku buryo abantu babaga hari n'ubukwe babageragiye bakavuga ngo uriya navanga ari kunukira abantu aze kuza niki kiraza kugaruka abashyitsi bagiye kugira ngo mbone kurya ku biryo byabo ubwo nguva nahangayitse gutya mba umuntu w'umwirimbiri mu mujyi yewe nta gaciro byageze n'igihe nkora akazi k'ubukarani menya no gusudira ariko ndi umwirimbiri ari igihe ushobora kumenya umwuga ukaba uri n'umuregitirisiye ariko uri umwirimbiri tu ari igihe ushobora kuba uri umuntu uzi gusudira n'umushoferi w'imodoka ariko uri mbobo kubera ibiyobyabwenge ku buryo rero ibiyobyabwenge ni ibintu bibi ushobora no kwiga amashuri ukakurikiza ibiyobyabwenge ugasanga nta gaciro bitesha umuntu agaciro ariko icyo gihe rero uri muri iyo mudu y'ibiyobyabwenge uri aho wowe ubwawe ntabwo ujya wimenya ukomeza kuba kuri ukabona aribyo byiza kudakaraba ni byiza amavunja agakurya ukahandura icyo gihe no kugura kambambiri byarangoraga kambambiri nibuka ko yaguraga 150 ariko kambambiri nubwo yaguraga 150 n'icupa ry'urwagwa ryaguraga 25 kugira ngo uzikure amacupa 6 kubera kambambiri ndakubwiza kuri da byari bikaze noneho icyo gihe rero umuntu akaza arambara kambambiri zidasa agatoragura mu muhanda burya wakwereka ifoto yanjye ya kera ntabwo wakwemera ko byashoboka ko ari njyewe nuko niko byagenze ariko nyuma yaho tugera igihe rero intambara zirabaye intambara ibaye ku buryo njyewe abagaho indaya zabagaho hakabaho n'indaya zari zizwi sinzi ubuno nuko abakobwa bacu buno ibyaha byaragwiriye muri iyi si turimo cyane cyane no muri iki gihugu amaze kuba ibyaha byinshi ariko ubundi kera ubwo twabagaho indaya zari zizwi umuntu yamenyaga indaya ikanaka yitwa itawiyana ku buryo abantu mu indaya ngamenya aho ndayishakira ariko buno n'abagore b'abagabo babaye indaya abakobwa bacungo n'abanyeshuri babaye indaya ubu ngubu n'indaya ziramutse zikoze imyigaragambyo yewe babambuye akazi da ahubwo noneho icyo gihe njyewe habagaho indaya zifite n'ibiciro z'igihumbi za 500 habagaho n'indaya ziciriritse za 200 n'izijana tekereza noneho njyewe mu rwego rwanjye aho nari ngeze n'indaya z'ijana ntabwo zanyemeraga kuko ntabwo indaya yagombye kugira umuntu udakaraba amavunja yo kujya ku n'imyate yo kujya kumwanduriza n'udushuka twe nubwo ari duto makeya icyo gihe rero njyewe rero kubinagize n'amahirwe ariko abantu bose twakoranye nabo abo twasangiraga basaga nk'abasirimu bashoboraga kumesa bakundaga n'izo ndaya abenshi barwaye sida barapfuye ariko njyewe rero ndashimira Imana
buriya yandindiye mu mayibobo indinda sida. ni ukuvuga ngo yakurinze sida iguha amavunja, yaguhaye amavunja yo kukurinda baranyanga, nanjye rero sida nanjye ndayisimbuka uko nanjye baranyaze, ndumva ari nabyo byari mu mugambi w'Imana. Hanyuma noneho nyuma yaho rero sibwo tuhageze igihe intambara iraba, turahunga tujya muri Kongo. Ngeze muri Kongo ngomeza kwikorera inzoga, noneho nza kuza ndazipakurura mu mato zavaga hakurya za Buzi za Kwijwi. Noneho icyo gihe nari maze gukomera, rero nari maze kubona aho kujya mu mazi ngapakurura inzoga ngajyana hanze. Ariko nagize amahirwe muri iyo minsi, niba nabyita amahirwe, twagize ibyago. Nambutse ngeze iriya hakurya muri Kongo, ko ababyeyi banje bari bansize, noneho korera iratera. Korera iteye abantu bari gupfa bakabashira ku mihanda, nibo papa nawe yaje gupfa. Papa amaze gupfa, papa yapfuye yambaye isaribeti, nicyo yari yapfiriyemo, yambaye afite isaribeti y'ubururu. Noneho ngewe mfite imyenda icitse, igipira gicitse mu nkokora n'irukabutura rucitse. Noneho bagiye kumuzingira mu kirago ngo bamutware ku muhanda. Bakuru banje bo bari bakijijwe ari abarokore, ndababwira ni ko njyewe nago navuganaga nabo rumwe, kuko abakuru banje ngewe nababonaga ari nk'abantu b'ibigoryi barozwe n'abagore. Ariko wambwira ukuntu umuntu w'umugabo umusirimu ufite amafaranga ngewe nayo mfite kandi muri umuna we akananirwa no kungurira umuti w'itabi. Umuntu bari abarokore nababonaga ari nk'abantu, ngewe ndetse n'abagore babo sinabakundaga, nabanga numva ko baroza abakuru banje. N'abana babo bato narabakubitagaho, nabonaga nabo ko ni ngizo nakubise base, kuko base nacyo bambari. Umuntu utakugurira urwagwa, umuntu atakugurira n'itabi se, bari abana se bamaziki. Ariko icyo gihe rero turi kumwe nabo, kuko nta kundi twahungiye ahantu hamwe, kuko nta bushobozi ngewe nari mfite, nibonye meze nk'umurwayi wabo. Hanyuma papa aza gupfa. Papa apfuye apfira ahantu yitwa kanisa la Mungu, ni yari yayigoma. Niwe yaguye, mpita mbabwira nijoro, ndavuga ngo muri kureba ikabutura yanjye kunisa, muri kureba muri kunicitse, murareba n'igipira nambaye, nta myenda ngira. None se muramujana n'iyi saribeti, iyi saribeti ko ari izima, none se murajya kumujana nayo ku muhanda ngiyo ngazambara iki? Turashwana bayimukuramo, umurambo wa papa bawukuramo iyo saribeti barayima, kuko nta kundi bari kugenda. Iyo saribeti rero niyo nambaraga, nkayijana mu mazi nkayivanamo, nta gukaraba, ni kwinjira mu mazi ngavamo, ngikorera inzoga z'abantu kikanyumiraho. Kezigera abakongomani bazanaga akanyanga nkayibazengurukiriza mu munzi, bakamereza iyo kuza ndasogongeraho no gusogongeza abantu, ngaba mu buzima ndapfapfana uburyo bukomeye. N'amavunja no mu makoro iriya badukura ari igoma, batujana muri ahantu ito muri Rakivere, aho ni mu mabuye, aho naragorewe. Aho ngaho rero niho naje guhura na Yesu. aho ngaho muri ayo makoro n'amavunja byarandiye. Uzi ko nawe na Yesu barambwirije abakuru banje byarananiranye. Ba pastor bazaga iwacu gusura abakuru banje ngabirukana ngaja kuzana inzoga kugira ngo nyimene mu nzu batuvire mu rugo. Kunsengera byo ntago jewe no kumbwiriza ntago byari kuzashoboka. Ariko Yesu iyo abishatse, burya abantu bakomeze basenge. Iyo umuntu yakunaniye ukamubwiriza kanga, komeza usenge. Burya n'ubu ubonaga biri kunanirana, ariko ari igihe Yesu azabyumva akamufata. Yesu yamfasha aterero. Ari abantu bari barimo kubaka, bari kubaka ahantu impunzi zigomba kogera no kumesera imyenda, bibasima. Bibya amasima, baravuga ngo nze barambona kuko njye ndi muyikorezi umukarani w'igicucu, ari ngo ndibikorerere. Sima ndazitunda ziramvuna, ndazitunda nzijana ku muhanda, ku muhanda munini ugiye Igoma, kuko nibo bagumye bo ni ba maso barasigaye, njye ndi gutunda. Noneho mu kuzitunda ndi kuvunika muhura n'undi nawe umuntu twasangiraga urumogi, nawe arambwira ati izi sima ni izande, ndabwira ngo ni izaba maso. Noneho arangira inama ngo aba maso bari kwiba, noneho bagakwikoreza wowe, hanyuma bakaguhangaye ngo imufuka mu barambereza 100. Ati ya bari kwiba nawe ukabibira kandi ari unabigezayo.
atasigaye imifuka ingahe ndavuga ngo asigaye 2 tusubirayo tutwarara ya indi 2 tujana imifuka ibaye imifuka 4 tuyigeza ku muhanda tugejeje ku muhanda arangira inama ati bari abantu nibisambo nato tugomba kubarya ibisambo biri ibindi turagenda tujya mu ahantu mu kabari tusigaye umufuka umwe none arambwira ngo igoma niho bari kugurisha neza isima hano bari kuduhenda aho umufuka umwe twari tumaze gutanga ku kabari bamaze kumereza ibikongomani n'ijyo wari ubifite ku mufuko by'umufuka umwe afata ya mifuka 3 ayipakiza imodoka jana n'igikamyo ndategereza ndaheba umuju twibye none nanjye nibye nanjye umujura wundi nanjye aranja umujura wundi nanjye aranja anje imifuka 3 sigarana wa wundi umwe twadufaranga nari sigaranye rero nywa kanyanga muri iyo minsi mama yaramaze gukizwa na murumuna wanjye ndamanuka mbayerezaho bose ati mu izina rya Yesu bari kuzogushaka hano ngo wibye sima z'abandi none wowe ukaza kuvuga ngo turarya kwa amafaranga nago twajya kurya ku mafaranga ngaya y'ibyaha wakanyanga ayo mafaranga yanga gushira nibwo naje gufatwa n'inzara buri inzara yica nabi mu gitondo kare numva umuka ndi guhumeka mukeya kubera kanyanga n'inzoga nyinshi niwo naciye mbere yaho basengeraga ku rusengero bicaraga ku bintu bibibuye ca mu muhanda nza gushaka ahantu bateka amandazi wenda ndebe ko nakira ngeze aho ngaho ku mandazi sanga amandazi nayo batetse ngo nabo bari bateka barateka 2:00 ndi kumva ndi gupfa none ndagaruka ndavuga ngo uko ndi kumva umuka ari mukeya n'indyama ndapfa ariko no kwicara no bibikananira ndavuga ngo reka no nsubireyo ngende nje gutegereza ndicara kuko ndaryamye umuka wahera reka nje kwicara negeze 2:00 bateka amandazi ndagenda nsubiye inyuma nongera ngera mbere ya rwa rusengero ari muri nibature ya kare bari gusenga bari bicaye gutya mu muhanda ndi kubareba ikintu kimfata hano mu nda ikintu gifashe mu nda mba ndunamye ndafata kiranje ndeba kugira ngo nicare mu muhanda nabari abantu bari yari bicaye mu rusengero rwabo mbona bari kundeba bose bari kundeba ngira isoni mindu dahindukira ndabango reka je kwicara inyuma yabo nguko uko nageze mu barokore nicaye inyuma yabo mbona ndikura najya gisaribeti cyane uzi ko isaribeti yanjye ari maze gusa kubera kuyikorera inzoga ziri kumenekaho imyanda yose no gutakimese cyari kimaze gusa nk'ikenda cy'abasirikare baba mekanisiye nuko imbyiro zose mitaninjirayo ndabegera ndegeze uwo munsi ngeze mu rusengero nta muntu umbwirije narebye abasore barimo reba abakobwa barimo niho namenye ko sa nabi iyi minsi yose yo kubona ngo narizi ko sa nabi uwo munsi niho namenye icyo gitondo nabonye ninjye usana mbona abandi bose bambaye udushati udukanzu ngiye kureba mbona ninjye nyine usa nabi kandi icyo gihe nari mfite ikintu cy'igikomo hano Igisenyi mu Ruriba niho twashinguraga kera barashinguraga bagasubira ku mirambo bakayikuramo kubera irimbi niko bashinguraga hano Igisenyi masumu iriya kuzura mukagaruka inyo noneho araho twagarutse kuko kera ngiye kubera gukunda inzoga ku kiriyo najyaga guhamba nabo ntazi kuko hari inzoga baherezaga abantu ngo yabacukuye uko bacukuye baherezaga inzoga yabo y'umwihariko noneho ngabona abantu iyo bapfushaga bakajya gucukura ntafite handi najyaga kuvumba zabapfu gagenda ngicara aho ngaho nkajya gucukura batamamagaye batanabaje kugira ngo niba ajya guhereza abantu bacukura inzoga yabo ntanjye mbe mbari nanjye mbe niboneke muri uwo murari uwo munsi rero nariye gucukura twataburuye barataburura bari gutaburura bagera ku magufa banzara y'umukecuru ariko kuko yari yambaye imiringa muzaza mubona abantu bambaye imiringa bamwe ni muwamenye aho bayikuye nsanga yambaye imiringa y'imituku n'imihondo mbona barabirwaniye ngo biteraga ishaba nanjye so kurwanira ku igufa nanjye nakuyeho umuringa umwe w'umuhondo narawambaye burya rero naje kumenya ko uwo muringa uwo munsi nyicaye mu rusengero mbona ninjye usa nabi nambaye n'icyo gikomo ndeba amavunja ari ku maguru ndeba iryo shaba uyu iki gikomo cya nawambwiye ngo gikure navuga iki gikomo nacyo se aho nacyambariye ko ndasa naba ari nacyo ngikuramo ngira isoni uburokore butangira kunjamo nta muntu bunshizemo
ngira isoni umukuru wanjye yari muri urusengero rwe yantwaye anjyana iwe ndembera sinajyaga iwabo anjyana iwe njyayo n'inama ngeze iwe mu burembo abana babo bariruka kubona arabakubitaga bariruka numva ndababaye abana ninjye bahunze buri uwo munsi ngeze mu rusengero niwo munsi nahise numva mbaye umuntu sa muntu ukangutse Yesu yaramaze kumfata hanyuma rero nibwo negereye aho ngaho baragenda bampa igikoma ndanywa inzara barayigabanya bamereza utwenda ndambara uwo munsi niwo nameshe uwo munsi niwo nakarabye imyaka yose ntabwo nakarabaga nakarabye uwo munsi mesi igisarebeti uwo munsi nari narakirenganyije kiracya ubu rero kumva nyuma yo natangiye gushakisha uburyo nakwiyunga na twana kugira ngo tongere twemere tumyemere turamuna turiruka nangira kuja gusenga gutya ariko ntabwo nahise deka inzoga ako kanya abantu benshi baza mu rusengero nibyo burya Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yahindutse icyari mugisha ariko kugira ngo umuntu abe icyari mugisha ntago ari uko amaze iminsi mu rusengero aba icyari mugisha ari uko ibyaha yarafite ari uko yashoboye kubirwanya nuko imibereho yarafite mbere atari amaze kuyireka njyewe rero nageze mu rusengero ikintu cyamfashe ni ikihe nafashwe n'imyenda bamaye bakristo muri iyi minsi bagomba kugabanya ivugabutumwa ry'umunwa kuririmba gusa kucuranga ibyo nta kintu bitanga nko gukoresha umutungo ibyo kurya n'imyambaro kuko Yohana ajya kubwiriza yaravuze ati ari kubatiza abantu yarabwiye ngo ufite imyenda ibiri ahereze udafite n'ufite ibyo kurya ahereze wowe umugenzi we udafite burya rero iriya myenda abakuru banje bamaye iyo ngiyo ntago uwo munsi kubera ko nageze mu rusengero ntago ariko nahise ndeka inzoga ntago naretse itabi oya ahubwo byatumye biriya niyo bisa nk'ibyanziritse burya rero indirimbo ntago zaziri ku muntu ijambo ry'Imana ubwaryo ntago ryaziri ku muntu rigomba guherekezwa n'imirimo burya imbuto n'imirimo nibyo bifata abantu kuko na Bibiliya iyo tumva itorero rya kera rya mbere mu byakozwe n'intumwa ibice bibiri batubwira ko abakristo ba mbere ntabwo bagiraga ubwikoko ku byabo nta n'ubusambo nta n'umururumba ababifite barabizanaga abakenye bakabakenura noneho babandi ngo ndetse bamanyuraga imitsima bakarya ku rusengero barangiza baterana bagasohokana na bagenzi babo bakareba wambaye nabi bakareba ushonje umuntu agatwara abantu iwe ngo bagakomeza kumanyagura imitsima iwabo mu rugo ibyo rero abababonaga bari gusangira umuntu wazaga kurya ku byabo byatumaga haguruka nawe ejo akaza Bibiliya iravuga ngo ibyo ngibyo byatumaga Imana ibongerera abakizwa mu itorero nuko rero iriya myenda rero niyo yatumye mu gitondo bukeye shaka kugira ngo nze kwikorera inzoga navuga ngo se ndaje kwikorera inzoga bamaye imyenda nambaye imyenda y'abandi uyu nguyu wamaye imyenda nambona kandi nikoreye ikijerekani cy'urwagwa Mana yanjye aragira ngo aravuga ati uyu muntu n'imyenda yacu twamuhaye noneho ikindi rero cyanteraga ubwoba nanze kwikorera inzoga kubera ko nabonye abantu nabona narisigaye mbona barakeye ngaza ndabona umuntu wese usa neza mu muhanda ngagira ngo ni mu babandi bo mu rusengero ko araza kumbona nuko ndeka kwikorera inzoga uwo munsi mva mu rusengero nahise ndakeraho gushira inzoga mu mutwe ariko ntabwo byambuje kuza rero ndaje kuzivumba noneho rero aba bantu babyitwa ko ari abarokore bageze mu rusengero bamwe inzoga muno nabo ahantu bazinywera barabashinyaguriraga cyane ntabwo bazinywaga babohotse nukwirirwa babaha nabi babashinyagurira ariko kubera ko nyine batashatse kwihana bakaba bakizikeneye ariko bagakunda Imana ariko bagakunda n'inzoga noneho ndajayo bakaza barambwira ngo korego babonye ndi kuja gusenga ntabwo nagomba kuja gusenga bamaye imyenda noneho ejo babone nasibye noneho rero kubera ko iyo myenda yabo bamaye n'ibiryo bari basigaye bama naryaga iwabo nta kibazo cy'ibiryo nari mfite noneho rero nkagenda ngaja mu rusengero kugira ngo babone ko naje ariko nahava
nkajya kunywa itabi nkajya kuvumba n'inzoga iyo ngiyo. Abo nabo bakaza baravuga ngo dore uyu munsi twabuze inzoga, iyo wagiye gupakurura ni wowe utumaga tuzibona, none dore twanabonye inzoga nkeya, none ngo uri kuza gusogongera. Aza kuza umuntu icyo gihe bandi rero bayamasima baraje baza kunshaka ati zasima bite, nababwira ngo none mwebwe muri abajura, mwaribye muramereza ngo mbikorerere, none ngeze iriya ku muhanda nanjye mura n'umuntu nawe arazinyiba. Nuko twese twabajura bose barahombye. Naramukurikiranye arambwira ngo Monisco n'abasirikare ba ONU bazifasha, ati uri gisambora dore urugusinda umaze iminsi urugusinda no rugubesha ngo base abo ngabo ntawo bari kundega. Hanyuma noneho mu nzoga rero batangira gushinyagurira ijambo ry'Imana akamaro karyo. Nakomeje kujamo ndi kuja kunywa inzoga bashinyagurira, bama nabi banshinyagurira. Aza kuza umuntu igitondo kimwe aza kubwiriza, abwiriza ijambo rivuga ngo utazamamiriza. Yesu aravuga ati utazamamiriza imbere y'abantu, nanjye sinzamuhamiriza imbere ya data n'abamarayika be. Aribwirije atanga urugero ku muhungu wagiye i Buraya, agezeyo akirizwayo. Amaze kwakira Yesu i Buraya aragaruka asanga abagenzi be basangiraga inzoga bamwiteguye, bamuteguririza wisiki n'iki. Ageze hagati yabo bamuhaye inzoga aravuga ati oya, kubera ko utari kunywa twazi guteguriye. Ati oya, ndi kumva mu nda yanjye ngo ndarwaye. Yanga kubahamiriza ko yakiriye Yesu, ndetse baranamubaza ati cyangwa nawe wagiye mu babasazi. Ati oya, ntago nabagiyemo, ahubwo nuko ndashaka kunywa. Uko rero kubera kudahamya byaje kumbwira igihe noneho ibisobanuro byo guhereza abagenzi be bibuze, yongeye kunywa. None rero turasaba kugira ngo dusabe Imana. Icyo gihe rero nanjye nahise mbwira Imana ndavuga ngo uziko nanjye bari kushinyagurira mu rwagwa rwabo, bari kuruma nabi. Uwo mugabo wamaze kubwiriza nanjye ndavuga ngo ndagize icyifuzo, Mwami Yesu. Nanjye icyo gihe bari gusengera abandi, nanjye ndarahagurutse ndavuga ngo Mwami Yesu, nanjye ndagusaba kugira ngo ume guhamiriza mu bantu yuko nemeye kureka inzoga kugira ngo nanjye nzabe umurokore. Yesu cyokora arabyumva, ariko byanasubiyeyo. Ngezeyo noneho si ukushinyagurira. Yesu rero yagiye gufata, afite amayeri menshi cyane yo kugufata. Bashinyagurira ndavuga ngo mujyane izo nzoga zanyu, njyewe naziretse kandi banyemye. Nanjye rero profita ku bya jambo numvishije mu gitondo ku rusengero, burye jambo ry'Imana rifite akamaro. Amen, amen, haleluya. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Ndavuga ngo nanjye ndazongera kunywa, mujyane inzoga zanyu. Kuva uwo munsi inzoga ndazireka, sigarana ikigeragezo cy'itabi. Yewe Mana we, itabi none ngaza ndarinywa, kandi cyo nari maze kuryoherwa rero no kuja mu rusengero. Ntago umuntu wari kugomba kuza kumamagara, byahise binjamo ndabikunda, noneho birinjira. Ariko sigarana ikibazo cy'itabi. Nko mu matorero menshi arimo abantu babamo baza gusenga kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, ariko bafite ibintu bananiwe kureka. Ariko rero nuko rero kenshi badakurikiza ijambo ry'Imana. Nibaza baraje mu rusengero bakabwirizwa, baze baratega amatwi neza, kubera ko umuti wo kureka icyaha ubonerwa mu ijambo ry'Imana babwiriza. Hanyuma rero nanjye rero itabi ngaza ndarinywera mu misarani, ariko ngajya guterana. Namara kunywa itabi ngarya n'isabune kugira ngo ndebe ko umwuka w'itabi uragabanyuka mu kanwa. Ngarya isabuni, ngashaka amasabune ahumura kugira ngo mu kanwa itabi ariko nganaritumura. Byageze igihe aza kuza undi mugabo, aza kuza umuvugabutumwa, abwiriza ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Asoma ibyahishuriwe Yohana ibice 3 umurongo wa 20. Arasoma ijambo ry'Imana riravuga ngo dore magaze ku rugi
ndakomanga, urumva ijwi ryanjye, agakingura. Yesu ndinjiriwe, dusangire. Asobanura neza inzu ko ari twebwe, umubiri wacu ni inzu y'Imana, kandi Imana ishaka gutura muri twebwe. Yesu ashaka kwinjira muri nge. None asobanura inzu icyo ari cyo, aravuga ngo inzu ari abantu bafite amazu meza, akagira kadasitire irimo ikabikwamo isamaki zaraye, imboga, isosi, umuceri, amakara, n'ababikamo n'amakara kugira ngo abakozi babo batabyiba. Ashobora kureka inzu yose akayirekera umukozi n'amateleviziyo n'ibiki, ariko kadepo agagafunga. Ati none dore Yesu ashaka kugira ngo yinjire muri wowe, ariko noneho uri gufungurira Yesu ahandi hose, ukamufungurira imiryango yose, ugafungurira saro, ugafungura ibyumba, ariko akadepo wanze ukamufungurira. Kubera iki wanze gufungura akadepo? Kubera ko ibyo ngibyo washyize mu kadepo ntawe ushaka ko agira umuntu ubikoraho. Niyo mpamvu abantu twebwe ari abantu bafite tudepo muri bo. Yesu arakomanga kugira ngo yinjire, kandi Yesu nutafungura imiryango yose ngo ntabwo arinjira. Ntabwo agahato, nta ngufu akoresha, ategereje ko mukingurira, ukamwizera, ugafungura imiryango yose. Kuko Yesu ntabwo ari umuyaya, Yesu ntabwo ari umuboye ngo araza gukwiba. Fungura imiryango yose urangaze, Yesu yinjire. Ariko kubera ko abantu bafite utudepo, akadepo k'ubusambanyi, akadepo k'ubusinzi, akadepo k'ubujura, akadepo k'ishari, akadepo k'umujinya, atondora ibintu. Nanjye mpita uko ndi kumwumva, nanjye mfite akadepo k'itabi. Akadepo nabo Yesu ntabwo arinjira, Yesu ntabwo arinjira rwose, nanjye mfite depo yanjye y'itabi, ntabwo urabona uje. Ariko kuko numvaga ijambo ry'Imana ndavuga ngo ya Mwami Yesu, wageze i Yerusalemu. Numvise ko wageze i Yerusalemu, usanga urusengero barugize rw'abambuzi, rw'abanyabyaha, baragumyemo ntacyo bibabwiye, ariko ugezemo wabasohoyemo ku ngufu. Urasohora, urirukana intama, urajugunya n'amameza yabo urajugunya. Nanjye rwose itabi nubwo riri kunanira, nubwo itabi na n'ubu ariryo kibazo kiri muri gashambure, ako gashambure Yesu ufite imbaraga. Niba ari serire yice, niba ari ingufuri yice, yinjiramo. Uko wabigenje mu rusengero rw'i Yerusalemu, ariko ugenza nako gashambure k'itabi urisoremo. Sora itabi muri nge, ariko uze, ndashaka kugira ngo uze muri ngewe. Ndavuga ngo amen. Yesu noneho nijoro aransanga, arambaza ati mbese iryo tabi ribahe? Siriba ku mihanda? None itabi wari wabona itabi riva ku kameza ku muhanda rikaza ku munwa wawe, rirasimbuka ku kameza rikaza ku munwa. Si wowe se uja ku ari ryose bagwera ubuntu? Subanza ugakora umuvugo, ugatanga amafaranga yawe, ukagenda bakabona bakariguhareza ngo seda urifashe no mu ntoki bwo intoki zawe utarizamuye ukazishyira ku munwa, ryava mu ntoki zawe rije ku munwa. Mbura icyo sobanura. Ati none se iyo rigeze no ku munwa utaritumuye ngo urikurure urimire yinjire mu rusengero rw'Imana, yakwijanamo? Mbura icyo subiza. Iyo wahuye n'umwuka w'Imana, iyo wahuye n'Imana, niyo benshi rero bazatsindwa no ku munsi w'urubanza. Ntabwo bazashobora gusubiza ibibazo, nta n'ibibazo bizabaho, nta n'ibisobanuro bizabaho, ko nabuze ibisobanuro. Nuko ndatsindwa. Cyokora angira inama ati umva none guhera uyu munsi ntukazongere gukoraho, ntugakoreho n'intoki zawe, nukoraho ntabwo nzinjira iwawe. Ndakanguka, nibwo nagiye gushaka babarokore, natukaga nijoro ryose, iminsi yose ndi kubatukagura. Nagiye ngo Nikodemu saa 7 za nijoro nkangutse, ndagenda nkomanga ku ihema ry'umukirisitu, nta n'ubu aracyariho. Ndagenda ngo ndagura ihema rye. Ati ninde? Ndavuga ngo ni ngewe ugiye. Ati bo kurije muri ijoro se? Ndavuga ngo mfite ubwoba, ndarose. Musobanura indoto izo zizanje zose ndose. Arambwira ngo ugize amahirwe, ngo ari abantu bamaze imyaka mu itorero batari bahura na Yesu nk'uko wahuye nawe. Uwo ni we Yesu. Noneho rero dore inama nizi, ntugire ubwoba, nuza urumva irari ry'agatabi ritagiye kugaruka,
uzuravuga ngo mu izina rya Yesu. Numva kandi na kakayoga banywaga waraziretse, ndabona naraziretse. Numva nabyo zishatse kugaruka uvuge mu izina rya Yesu. Uzuraziruka. Numva niba wakundaga n'abakobwa ukumvira ry'abakobwa riraje uvuge mu izina rya Yesu. Nuko rero nangira kucyaha. Izina rya Yesu ndarikoresha. Izina rya Yesu ndarikoresha. Izina rya Yesu ndarikoresha. Nakubona umuntu ari kunywa agatabi nkabona karahumuye, rimwe ndamukurikira ngo abanza ngwe asige gatoya musabe ngeze imbere kuko ngiye kunywa itabi koko. Mu izina rya Yesu ndagaruka. Mu izina rya Maruko izindi gukoresha izina rya Yesu, itabi mbadirivuyeho, ndashimira Imana. Amen. Itabi narivuyemo mu izina rya Yesu. Buriya izina rya Yesu ni izina rikiza ibyaha. Izina rya Yesu abantu bose bagishidikanya baje baririmba ngo ngerageza uko nshoboye ngo kwibuza inama mbi n'ibyaha nyuma ngabyibonamo. Oya, aho kubyibonamo izina rya Yesu ryabivanamo. Nuko rero nuko nakize nakiragakiza, yitabi ndarireka, uburongo abanawe ndashimira Imana ko yamaye agakiza. Nuko rero naje nanje ndabatizwa, nemera kubatizwa nguko ko CPGL yavuye yongewe mu bwirimbiri, noneho ngabona ngabatizwa. Ndabatizwa nanje buno ndashima Imana, ukabanbarizwa mu itorero rya ADEPR. Nguko nagezemo. Nguko Yesu yazaje ashaka. Ni umunyembabazi nyinshi cyane kuko Yesu ni mwiza, ndamushima kuko nabonye agakiza ku buntu.